abo bavandimwe kuko nigera bayo buza bwa geto ukumva uzarebe nk'undi muntu agerageje kuba yabivuga ugira ngo uri nk'umwana wavukiye mu bipangu ukagerageza kuvuga story z'abo bahungu barakurira vuba vuba ariko ngiye iyo mbivuga ntabwo bajya bantwara igihe wabaninga gahoga muri geto se nabaye muri geto nabaga muri chambrette bwa 10 na kingahe 10 na bingahe ni umukiri yabingahe muri geto ya bine mama yamupe kuri nabagi komani kuri mu nabo ngira ngo nshobora kujya kuvuga ibintu hano umuvandimwe twanabanye muri geto arahangaho umuvandimwe twabanye muri geto ahangaha anavuye iwawa ni igisambo se oya hari ukuntu muri karitsiye baba bakubona wihuta yanura cyane oya hari muri karitsiye baba babona wihuta noneho bakavuga ati reka tugerageze kugira ngo tukugenze gake akuri mukuru unawe muri gato ya bine uri mukuru kabisa narangije ryari narangije 2013 ayano kaje 2007 nibwo warangije segondere 2013 nibwo narangije ari umuvandimwe twiganye ubwo asigara umukwiko umuvuyi wawe se uriya ni umuprof ni umukwiko yarigisha ibyo guteka akaba ari umukwiko nyine bisa amafaranga se oya ubwo se umuntu umwarimu agiye bakaze kandi ngo mu ishuri yabaga kubwira ukuntu ngwakorera menshi oya ntabwo yigeze ndusha mu ishuri ntigeze ndusha na rimwe wenda byo yariko yambeshye ntayiregwa namubeshye nigeze ndusha na rimwe ariko yakwigishije oya ubu ngubu ni umwarimu yamaze kuba umwarimu ubu kwita inote ya 70 ku kwezi 70 sageramo akose barasoza oya barabonye umwarimu barakubwira ngo bitandukanye nuko abandi bantu bagenze biratandukanye cyane urumva rero nabyo ari ibintu byo gushimira Imana cyane abantu batabonye amafunguro bakomeze kwihangana hari abantu bari mu bitaro magingo yanga y'abashimwe n'abantu babamaze umwaka wose batararya inyama bazibona kuri Noheli hari na jihad ugiye kurira Noheli mu mageragere hari na jihad ugiye kurira Noheli mageragere mushuti wawe wawe jihad ageze ndo yese ndo umushu Noheli wa mugana yiririye nawe kufata amavuta nabonye yaramenyereye we nabonye asigaye ari osimurari noneho yamaze no kongeraho izina ni MC aramutse ubuze afata ku mavuta gusa ntabwo bari hagije ugomba kurenza izina kandi ako bari abahungu ngo bari sawa cyane hariya kugira ngo se niba bakunda ikigori bacyongera aho se nari umuhungu wabaye hano ari umuhungu wabaye uvuye mu gereza yari yakoze iki n'igisambo yanyweye ibimoki ubu yarabiretse simbi sindabinywaho ntabwo napfa kumenya ngo umuntu runaka ngo yabiretse bisaba iki agatabiretse shaho ugira ngo inyarugenge umushu disa yiririye ugira ngo inyarugenge wabinywa kangahe hari abahungu ba dogiteri bari hariya ibintu bagukorera ujya kubona ukabona bagusanze na ba bandi ngo banywa ngo ubwishagasha ntibabageze ese ko ntakibabona bakora ibiganiro urakoze cyane bakoze kimwe gusa ngo nguru ariko sinigeze mbona ine episode ariko sinigeze mbona wabikora kabiri biriya ubikora Jamaica it's okay wabikora wenda nka za Irlande it's okay inyarugenge hari bidakunda Moses motion acyarimo hakurya ngo yibere yaratuye yakunze ubushyitsi hari ukuntu umuntu bamubwira ati nyamuneka yinzaga ati no genda kazi wemera ko ukaze neza ari uko umaze gutinda uri muri 30 y'agateganyo akora abavandimwe ngo disi babibonera inyama kuri uyu munsi gusa tubashimire ko n'uyu munsi ziba zabonetse yagira ngo ibintu burimo n'ibya buri munsi niyo mpamvu nanjye nabwiye buri muntu wese nta muntu naheje nababwiye ni umuntu wese ubishoboye umuntu wese ubishaka tubabarire ahagera no suragira ngo ari amajwi ari hariya n'ibijwanga cyangwa n'ay'abantu baje kwirinda mu kanya gato turabanyuzaho kamera ukabura aho utarayinyuza kugira barebe umubare barebe baranezerewe agaze nka pisi arahumye zisagiye he ni umurundo ngo ni umurundo ibintu ntabwo biba byoroshye habe na gatoya umwaka urimo agenda ugana ku musozo nyamuneka munywe mu rugero yego reka mpamagara yari bindimo kimwe mu bintu abantu bataramenya ni uko buriya abantu barimo gukomeza gusesagura amafaranga kandi icyumweru gitangwa ni minerivani nibwo rero uzajya ubyemera noneho bareke basubirayo se vuba cyane mu cyumweru gitaha ko babihuse ni vuba cyane mu cyumweru gitaha barasubira le 5 umwana wawe iyo bamugaruye uhita wibuka ngo za jiribisi waguraga
ariko bamubwiza ukuri ngo ta uzagarukane Bordeaux. niyo mpamvu mubwira ni birasaba agatuza umutima na roho Yego. Abantu bamwe mu rugero. yego Nyamureka mwibuke ko mufite abana bazajya ku ishuri. cyane Mwibuke ko uyu munsi ari nk'indi. ariko nanone twongera kwiyama abantu bigira intyoza Yego. tubabwira tuti rwose Agende gake. Imitego mitindi itazabashibuka. they can shine like us Ntabwo byakunda. hari umuvandimwe bita Lili Bawawa Uregera intyoza wawe ibintu byose urabizi. ntabwo nagiye mbibwira Ibintu abantu byose urabizi wowe. ibyo nagiye mbwira abantu ndababwira ni you can shine like us Ntabwo byakunda. Hano wavungiye barimo batumanya amajwi. barimo batuvangira n'amajwi menshi cyane niba hamaze kugeramo nk'iminota nk'icumi kugira ngo tujye dusangiza abantu gake gake wabukuyeho kugira ngo Updating abantu kuko urumva batangiye ngira ngo niba ari inzu arimo kubavugisha. mu bukwe bw'ikana ukuntu byagenze Yego. yesu kristo ngo ahantu yari yicaye aganiriza abahungu gake gake ngo yagiye kumva yumva ngo yagiye kumva yumva amajwi arimo aragenda azamuka gake gake yumva abantu barishimye arabyihorera noneho aza kumva ya majwi yongeye yabaye hasi abaza petero wari hafi ye Yego, umushuti wa kadasohoka. numvaga aba bantu bavugiraga hirya Ko numva ijwi ko numva ijwi ryabaye ritoya Yego. baba baramubwira ati bwana buriya no kuvanga ko kuko kagize gute Kashizemo. baravuze ati muwape watu wa ubwo barimo baraka ibindi byo kunywa se. baje bikoreye Nibikorere. asante sana Sawa sawa. Nyimbere mihigo. Komeye cyane. Kuva kera twaravumba. ku mazuru Ndabona ko arimo aramira. Amiza maritiro sha. Azi gusetse wishimye. dukomeze. Ubu usetse wishimye. bareba umutima buriya no kutabera Wese ubu nyine usetse. barashenguka Ubu usetse iki? Neza ariko ba. ko yagura akasuka bagashyiramo ahantu nabikoze nkana Uzi ko n'uwagiseka. ariko ni kwa kundi ushobora gutanga ibikoze hanze azana akasupaguru agashyira muri fanta aba nivuganye umuntu Amagambo ashize ivuga. Kandi arongera araseka. ku bantu batabashije kuza uyu munsi urikumva nicyo wabwira ubundi ku kirya umunsi mukuru wa Noheli ubundi usobanura iki kuri Jay umunsi wa Noheli ni umunsi mukuru cyane niyo mpamvu ubona ko ari nawo munsi ngomba guserebura cyane kuko ni umunsi utwibutsa ibintu byinshi cyane 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 nkatwe abakirisitu ku bantu batabashije kubona uburyo bayizihiza nababwiye ati nimero yanjye ya telefone iri ku rubuga rwa Instagram yanjye bashobora kuba bampamagara turaserebura kugeza ejo mu gitondo tariki 26 ariko none kandi nongera kubwira abantu nti kuba wenda mutabashije kubona ukuntu bakora ku kaboga ariko ntibibabuze kwegera abavandimwe bo bafite ukuntu byagenze neza nongera kubwira n'abantu bafite icyo babonye mugerageze umusaranganye n'abavandimwe kugira ngo nabo babashe kuba bakwizihiza umunsi nk'uyu nguyu baba bishimye wibutse gusenga se nazo nijye niba niba tureba Gusenga tuva y'icyo kibazo ara. mbaye Fred Ni za Ben. mbaye Fred rero ibibazo by'ubugoryi Neza ubwo nyine gusa abigusubiramo kandi yabivuze. ese ko ninjye ukavuze ikoze njye cyoze umuntu ko yitaweho oya imyijima ubona ku bakobwa bayikunda Agusubira ukundi ko Abakobwa bahaye. ubwo ni isura ya fisi unavuye gereza yakoze iki? Yarafungiye iki? aziko Yarafungiye iki? ese Ariko yarihana. Ko mbona n'ubundi natandukaniro ririmo ra. Ariko ngo yarihana. ese n'ubundi ko ubwanwa Umuntu agisa narwo. Ngo yarihanye. ubwanwa bwarabwengeye Ariko se unika wajya nawe yoburushe tuyimuhe. Ngo ayagwa yumwe. umwijima kandi yishwe n'abakobwa Wajya wayiguye. ubwo ngenda ry'umubiri je nyuma y'umutumwa utanze ikintu cya nyuma ngahita cya nyuma shara ndayiriye kabisa kiri nk'uwayigorera sha Uziko abasetse kandi mu by'ukuri umusebeje. Ariko abasetse. mbamwibukije Ko atayigura. batayibasha Kuyigura. ariko kumva ndabishoboye Ariko se nyine ibintu twagushimira mwana. Kugira ngo kugenda bisubiramo. Niwe narumiwe muvandimwe bita Pundit yarambwiye ati kasukura wani yo bimeze bite sa fresh ati ndaje gukoresha iki Agira hasi. bamwe ati ndaje no dukora ikiganiro Yego.
bagira ngo nta mutangazo abantu bose wankiye n'ikiganiro ntabwo bipfa koroha yego ariko rero uramize mwana kimere ko ngenda kagashimira ufashe gasuku wari gukora ikiganiro reka nshire icyo gikoresho urakimize ahubwo babakomeye ni akadeseri ku nyama nagusomye baza ukambabarira yego ari burya wa mugabo sore warakoze iki ako watuje n'isubira mu ya gatatu kumuharabika yewe ikintu cya mbere nuko ngasaba imbaza kana kazi hawe yego nkomeze nibutse na wa muhungu nje kutavugishijwe n'inyama aya si inyama nkomeze nibutse wa muhungu wanze kumvugisha tarangiza ako se Lorenzo si byarangiye mwaka ukomeza kumugarura se niwe mvuze ko mvuze ngo wa muhungu kugwikirano si itegeko kugikomeza kuzana se niwe mvuze Lorenzo njyewe umuzi wa muhungu mvuze wa muhungu ngo witama ndakubwira ngo wa muhungu muri abo muhungu Tugo ntabwo umuhungu umushuhu cyo kora muganga ngo rero genda gushimira rata akira mani bamugisha naho